Turakomeje ku isomo ryacu ry'igiswahili aho tugendera ku byifuzo by'abakunzi bacu. Uyu munsi turarebera hamwe ijambo kuishi cyangwa gutura. Umuntu ashobora kubaza mugenzi we ngo utuye he? Unaishi wapi? Utuye he? Naishi kijijini. Ntuye mu cyaro. Ntuye mu cyaro. Unaishi na nane? Ubana nande? Utuye he? Unaishi wapi? Unaishi na nane? Ubana nande? Naishi na familia yangu, mbana n'umuryango wanjye. Cyangwa ukavuga uti naishi na mama wangu, mama yangu muzazi, mbana na mama wanjye, umubyeyi wanjye. Yani mama yangu mzazi ni mama wanjye umbyara. Ushobora kuba ufite mama wundi utakubyara, ni mama yako, lakini kuna mama mzazi. Mama mzazi ni wa wundi wakubyaye mu nda, niwe bita mama mzazi. Uwo nguwo niwe mama wawe wakubyaye. No kuvuga ngo rero ikintu cya mbere twize inshinga kuishi. Unaishi wapi? Utuye he? Unaishi na nane? Ubana nande? Ugasubiza uti naishi kijiji, ntuye mu cyaro, au kijijini plito. Naishi kijijini, naishi kijiji, naishi kule Kigali, naishi Bujumbura, naishi sehemu fulani. No kuvuga ngo wowe iyo umuntu akubajije ngo utuye he, umusubiza aho utuye bijyanye naho utuye. Ushobora kumubwira ngo ntuye Kigali, ntuye mu cyaro, ntuye Kigali, ntuye Bujumbura, ntuye ahandi, ariko ikigenderewe no kumenya ngo ese umuntu asubiza ate iyo bakubajije ngo unaishi wapi? Utuye he? Unaishi na nane? Ubana nande? Ukamusubiza uti naishi Muhura, naishi Kigali, naishi Byumba, ntuye Ibyumba n'ahandi hatandukanye. Unaishi na nane? Mbana nande cyangwa ubana nande? Na ukamusubiza uti naishi na wazazi wangu wawili, mbana n'ababyeyi banjye babiri. Murakoze, ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo amasomo yacu akomeze abagereho naho ubutaha.